gusumbya ukuri kirazinduka kiriruka ciyambarira imyenda y'ukuri kiragenda gihisaho hanyuma ukuri aho kubyukiye kuravati njaho ndabyukira ndi ukuri nta kibazo hanyuma kubyutse gusanga imyenda y'ikinyoma niyimanitsaho hanyuma imyenda yako kwagiye ikinyoma cyahijaje kuravuga ati nambare imyenda y'ikinyoma ngende kuravuga ati ngiye kwiyambarira ngiye kwambara ubusa urambona ndi kugenda aramenya ko ari ukuri kwambaye ubusa umukristo ashobora gusanga umuyobozi yego akamubitsa amabanga yose y'intege nke ziwe akazibika ariko ukirondo rimaze kwivanga n'ibisambo ni bamwe ariko ntabwo ari bose usanga ibyo ubwiye umuntu ushobora kubyumva ahandi ibyo mutasobanukiwe ko irondo ryivanze n'ibisambo yego uvuze ijambo rikomeye yaba witeka atari wabaye mu ruhande rwacu yego igihe irondo ryivangaga n'ibisambo kiba baratunyaze cyabyararanye ni Bibiliya bayinyaka banguraho ibyo ntunze niyo shati ntabwo bayijyana twongeye kubaha ikaze nanone inshuti bakunze Impambanyayo TV nk'uko bisanzwe tuguha ikaze kandi ni iby'agaciro gakomeye ko wafashe umwanya wawe ukadukurikirana mu by'ukuri wumve ngo uri uw'ingenzi ni iby'agaciro hanyuma rero uyu munsi nanone twongeye kugaruka duherukana nanone mu kiganiro kivuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo twaragiye tuzika benshi mwadusabye ngo tuzongeye nanone tugaruke twagarutse rero ntago ndi ngiye nyine rero ndi kumwe nanone na teacher umunsi turakoresha teacher ni Tuyisenge Jean Baptiste mwarimu teacher subwa ni teacher evangelist ariko nyine umuntu ni umuvuga butumwa ariko mu buryo bwacu dusanzwe muri radio turavuga ngo ni mwarimu nde mwarimu Kazungu yego se teacher mwarimu se teacher of course tutaza kubacanga ntacyo bitwaye karagaciyemo none no basuhuza abakunzi b'Impambanyayo TV ndabashuhuje mu izina rya Yesu mukomere cyane ibahe umugisha kubwo kudukurikira no gukomeza kutugaragariza ko mudukunda kandi ibintu mwagiye mwandika byagiye bitugeraho amen hari abandika bateye comment hari abandika banyuze mu byose izo nzira turazemera ntacyo bitwaye kizima ndi gutanga ubutumwa bwawe yego hanyuma rero deruka tuvuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo ubona se bitarivanze gusa se yes ahubwo ibisambo byambaye imyambaro y'abanyerondo nabyo birashoboka ikizima niko icyo babagamije babona uburyo bwose bajijisha hanyuma rero nakwakire kandi naguhaye ikaze arakoze cyane hanyuma uranyemerera uyu munsi nanone usenga Imana hanyuma tuguhereza umwanya kugira ngo impamba wageneye umuryango mugari ku Mpambanyayo TV ubwiza bw'Imana cyangwa se mwuka w'Imana arusheho gukora byinshi birenze ibyo tugiye kuvuga yego kandi ndabyizeye yego amen Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga tugushimiye kuko wongeye kuduha umwanya hindura imitima ya benshi kandi bibatere kwihana turasenze kugira ngo ubane natwe umugisha abadukurikiye natwe tuwumugisha kandi dushoboze kukuvuga neza mu izina rya Yesu amen hanyuma rero umwanya no wawe tange impamba urabizi ko nshuti dukurikiye ibintu byose twebwe twifashije ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana birivuga ngo nitabaza ry'ibirenge kandi ngo ni iki n'urumuri kandi n'umutsima yego kandi ni inkota amugi yombi kandi ni indorerwamo umuntu ijambo ry'Imana n'ukuri ni buri kimwe cyose kizima cyose
urakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tujye muri Zaburi y'ijana na 24. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Amen. Hari ijambo rivuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi c'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Amen. Hanyuma bene data badukurikiye, ndashaka kugira ngo bamenyeshe ko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Imana yabaye mu ruhande rwacu mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, igirondo ryivangaraga n'ibisambo, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Kibisuri yaratemye ku bugingo bwacu. Avuga ngo ariko Imana ishimwe ku kigoyi c'umugoyi cyacitse natwe tukavamo turi bazima. Ndatekereza ko hari ibintu byinshi byabahize, hari ibintu byinshi byahize abakozi b'Imana, hari ibintu byinshi byahize abakirisitu, hari ibintu byahize bega ari n'ibintu byinshi. Ariko Imana ishimwe ko gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kw'abasore, gutabarwa kw'abakobwa, gutabarwa kw'abagabo, gutabarwa kw'abacuruzi, gutabarwa kw'abashomeri, gutabarwa kw'abakozi ba leta, mbega guva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kw'abikorera, gutabarwa kw'abakorera abandi kuva ku Uwiteka. Gutabarwa kw'abanyonzi, gutabarwa kw'abashoferi kuva ku Uwiteka. Nta handi ubutabazi twashobora kubukura keretse ku Mana. Hanyuma nk'uko nabibabwiye, nyuma y'uko mbabwira ko irondo ryivanze n'ibisambo, nuko abantu bagiye batekereza ko gutabarwa kwabo ushobora kuva mu bindi bintu. Ushobora kuva ku bayobozi, ushobora kuva ku bayobozwa, ushobora kuva ku bakirisitu, ushobora kuva ahandi hantu. Bakagenda bitiranya ibintu bitandukanye, ariko gutabarwa kwacu burya kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndabifuriza kongera kuzirikana ko iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ntabwo tuba tugihumeka, ntabwo tuba tukivuga Imana, ntabwo tuba tukivuga ubutumwa, ntabwo tuba tugisenga. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Ariko Imana ishimwe ko ikigoyi c'umugoyi cyacitse natwe tukavamo turi bazima. Ndatekereza ko nawe wavuye muri muzima, n'abandi bankurikiye bavuye muri bazima. Ibintu byahiza abantu ni byinshi, ariko Imana ishimwe ko tugihumeka, Imana ishimwe ko tukiriho, Imana ishimwe ko tugishoboye kwihimbaza. Hanyuma rero twavuze ko abantu bagiye bashakira inyungu aho zitari, bagenda bitiranya ibintu bitandukanye. Urakoze cyane. Ndatekereza ko bagiye bakwandikira ibintu bitandukanye, hanyuma urahera ko umbwira ibyo bakwandikiye, hanyuma abashizeho komanteri. Ndagarutse rero kugira ngo mbasobanurire ibyo mutasobanukiwe, ko irondo ryivanze n'ibisambo. Irondo ryivanze n'ibisambo, yego, uvuze ijambo rikomeye. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, yego, igihe irondo ryivangaga n'ibisambo kiba baratunyaze, cyabyararanye ni Bibiliya bayinyaka banguraho ibyo ntunze. Niyo shati bayijyana, n'urukweto bayijyana. Hari ukuntu umuntu abona abantu abagira ngo nabo n'abagenzi basanzwe, hanyuma hari benshi byagiye bibaho kubita kaci hasi bakakwambura buri kimwe cyose, kugeza ngo ni abagenzi, kumbi n'ibisambo bikakwambura. Irondo rikivanga n'ibisambo, ukagira ngo ni abanyerondo, aho hose ari n'ibisambo. Hari ukuntu umuntu aba ari kugenda mu nzira, abantu 3, 4, 5 bari kumwe, ko batakuburi kose nta kibazo. Inzira ntago ari njye uri kuyinyuramo jenyine, ku mbuga kubitana n'ibyo bijura basambo, bikarangira nuko. Abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye, batwandikira
aba mu buryo bwaba bavuga ati bibaza ku bakozi Imana bagiye batandukanye, baba bahanuzi, baba pasteri, bati muri iyi minsi biratugoye kugira ngo umenye umuntu uri mu nzira nyayo, umuntu ushobora gusanga mu kaganira ukamubwira ibibazo byawe akaba yagufasha, ati ibintu byarivanze. Kandi koko pe twemeranya nabo, barati ibyo muvuga nibyo, ibintu byarivanze ku mpande zose, haba mu mirimo itandukanye, mu mihamagare igiye itandukanye, abantu bagiye bayiyitirira kugira ngo babone uko bagira ute barya amafaranga ya rubanda. Kuvana kera umukozi w'Imana yagombaga kwitwararika mu muhamagaro, yagombaga kwiyubaha, yagombaga gusenga, agasengera ibyo atanga. Hanyuma nanone umuntu wagombaga kuba agusengeye ntago yagusabaga kumusengerera. Hanyuma ikintu gikomeye nanone nuko umuntu yagombaga kubika ibanga ry'iryo bamubwiye. Urugero, umukristo ashobora gusanga umuyobozi akamubitsa amabanga yose y'intege nke ziwe akazibika, ariko uko irondo rimaze kwivanga n'ibisambo, ni bamwe ariko ntabwo ari bose. Usanga ibyo ubwiye umuntu ushobora kubyumva ahandi. Hanyuma ubu hari ikigeragezo kiriho gifashe intera ikomeye, ni ikigeragezo cy'amagambo, ku buryo abantu bagenda bavuga bati uri umuhanga mu kubatiza, waje urabatiza n'umunwa n'ururimi. Kubera iki? Ubu ibintu bigushije abantu ni ibintu bijyanye n'amagambo. Uri gusanga mu mihamagaro itandukanye ibigeragezo by'amagambo birakomeye. Niyo mpamvu nabajije abantu ndavuga ariko abantu badodora urubwa barudodera ngaye. Usanga badodera umuntu urubwa rukamukwira, barudodera ngaye. Ariko nibyo bigeragezo by'amagambo, abantu rero bakwiye kwihangana, bakihanganira ibyo bigambo bitabayeho, cyane ko baba bafite ukuri kwabo. Buriya urubwa ni igisebo. Ni igisebo. Abantu rero gusebanya ubundi bunguka iki? Ntacu bunguka ikize cyaheshye. Umuntu ashobora kukubeshera kugira ngo umwanya urimo ujyemo, hari igihe bikunda cyangwa bigapfa. Ariko no kwa Mefibosheti byarabaye. Buriya uwitwa Siba, impamvu mubwira ngo irondo ryivanze n'ibisambo, n'uwitwa Siba yigeze agirirwa neza, aba umukozi wa Mefibosheti. Mefibosheti yari yaramugaye ibirenge, amakuru yafite n'usoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Hanyuma amaze kumugara ibirenge, Dawidi aravuga ati mbese hari umuntu wasigaye ngo mugirire neza kubwa mabwira. Buriya Siba yafashe umwuka w'ububeshi, kandi uwo mwuka w'ububeshi ureze. Hanyuma abeshera Mefibosheti, abwira Dawidi ko Mefibosheti yanze guhungana nawe, kandi imitsima ari Mefibosheti wayihaye Siba. Siba ayitiye Dawidi ahungana kamere. Anahungutse Mefibosheti arongera atanga imitsima yo kwishimira ko Dawidi ahungutse. Hanyuma arangije ajya kubwira Dawidi ngo Mefibosheti ngo afite umutima ngo ubabaye ngo kubera ngo katagiye guhabwa ingoma ya sekuru Sawuli. Hanyuma birangira ibya Mefibosheti babigabiye Siba. Dawidi aza gutuma kuri Mefibosheti. Hanyuma Mefibosheti yari yarakoze ikintu gikomeye cyo kutiyogoshesha kubera umubabaro, cyo kutoga kubera umubabaro, agahinda. Hanyuma Dawidi atuma kuri Mefibosheti agiye kumwica. Hanyuma Mefibosheti aramwitaba, amubaza impamvu atahunganye nawe. Mefibosheti aramuvuga ati rero urabizi ko mugaye ibirenge, kandi kuba warangabiye imisozi yose y'Nyarurembo narabyishimiye, no kuba waramvanyire Dobari kwa Makiri nabyo narabyishimiye. Hanyuma rero aravuga ati kuvana wagenda sindoga sindikemuza umusatsi. Dawidi aravuga ati rero namaze kubitanga, ibyawe namaze kubihasiba. Hanyuma ijambo ryarasohotse. Hanyuma Mefibosheti ntiyamenye ibyari byo, ariko kubera ukuntu Dawidi yari amaze kwimenyera ukuri, ahita avuga ati noneho mu bigabane ibyawe mu bigabane na Siba. Barabigabana. Urumva rero
ko irondo ryivanze n'ibisambo hazamo n'umwuka wo kubesha abantu bagenda babesherana kugira ngo bashobore kugera aho ikinyoma cabageza ariko ntawe ikinyoma cakugeza ukwiye kugira ukuri nibyo nanakubwiye ndikubwira ikinyoma kigeze gisura ikinyoma kigeze kijyana n'umuntu gusura kigeze kijyana ikinyoma kijyanye n'ukuri bijya gusura umuntu abiraza mu cumba arangije kubiraza mu cumba ikinyoma rero kizi kuzinduka gusumbya ukuri kirazinduka kiriruka ciyambarira imyenda y'ukuri kiragenda gihisaho hanyuma ukuri aho kubyukiye kuravati njaho ndabyukira ndukuri nta kibazo hanyuma kubyutse gusanga imyenda y'ikinyoma niyimanitsaho hanyuma imyenda yako ikinyoma cyahijaje kuravuga ati nambare imyenda y'ikinyoma ngende kuravuga ati ngiye kwiyambarira ngiye kwambara ubusa urambona ndi kugenda aramenya ko ari ukuri kwambaye ubusa ubwo rero abantu bakwiye gukoresha ukuri mwivuga butumwa ntibakwiye gushaka indonke yego muvuga butumwa ntibakwiye gukora ibintu byo kurimanganya kugira ngo guturuka ku Uwiteka urakoze cyane n'ubwo buryo ukuri ni ukuri kandi aho ukuri kuziye gusobanura ibintu urakoze cyane amen abantu rwose bagarukira Uwiteka abantu bubahiye abahamagaye bamenye ko gutabarwa ubuzima imibereho ejo hazaza ifitwe n'Imana yaremye ijuru n'isi bivuze iki rero yego kubwanjye tanga inama rwose inama nagira abantu amakiriro y'abantu nibayatege ku Mana amen imibereho ya buri munsi bayitega Imana kubera ko Imana tuyizeye nk'ishoboye byose nibyo Yobu yavuze aravuze ati nzi yuko ushobora byose muri Yobu mu bice 42 nta kibasha kurogoya umugambi yawe Imana izakugeza aho yifuza kukugeza nta muntu bigizemo uruhare hanyuma bahanura batahanura Imana izasohoza ico yavuze ko ijambo yavuze iririnda ibihe bihumbi urakoze cyane amen hanyuma gira impamba nyayo utanga impamba utanga hanyuma usoze usengera abantu nsengera abantu impamba y'uyu munsi muzirikane ko Imana yabaye mu ruhande rwanyu abakozi b'Imana mwese muyikora mu buryo mutegereze Imana izabarebe neza izabahembere ibyo mwakoze hanyuma nsoje mbashimira kandi ijambo ry'Imana mukunde gusenga hanyuma mukunde gukiranuka ibindi byose ni inyongera reka dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu muri iki kiganiro kandi n'ibindi tuzakora uzabane natwe abantu bagiye kumva aya magambo Mwuka Wera yashorere hanyuma abakozi bawe wahamagaye ubaho uburyo bwo kubaho kubera ko ari wewe ufite imibereho ya buri muntu wese izina ryawe nirihimbazwe uhira abantu bazakurikirana iki kiganiro byose hagati mu izina rya Yesu amen akoze cyane